aha tuzindukiye n'ahandi ni ahantu hateye ubujura buteye inkeke. Ucyumva ubujura buteye inkeke ushobora kwibaza ngo ni bujura nyabaki. Hano hateye ubujura burimo buribasira utwenda tw'imbere tuzwi nka suvetoma. Hari umujura waje urimo urabona agasutiye cyangwa agakariso kaba ari gashya kaba karakoze mbese ari okaziyo ari kugahitana ntacyo yitayeho. Iyi nkuru turayikurikirana, mukomeze mukurikirane televiziyo yanyu. urambazikira uyu nguyu kandi nawe amakuru muteze kudukweshura uyu nawe n'ubundi muturage utwemereye rwose uratuza mbabara cyane je nose nakumwaza amakuru ndeka ngo amakuru ndeko amakuru rwose atwemereye kuyaduha umuturage mwiza yemeye gukorana n'itangazamakuru. Bite byawe papi? Nta kigenda kabisa, nta kigenda. Nkuko mubyiyumviye namwe uyu muturage ntago ameze neza. Ntarinze mubaza ibintu byinshi nkurikije situation numva arimo, biragaragara ko tuye muri kano gace hateye cya kibazo cy'abajura. Ese watubwira ikibazo gihari uyu munsi? Turi kwibaza ku mujura wateye wiba utwenda tw'imbere, uramuvugaho iki? Papi sinabona nuko mbivuga, bancucuye bayimaze n'imyenda yanjye yose bayibye barayimara. Byanyobeye pe, byanyobeye rwose. Reba nememe imbere do nta kintu kirimo, nubusa gusa unabunuje ubu. Ukuntu bigaragara ibintu mbonye nkoresheje ijisho ry'umunyamakuru, uyu mugabo mubona hano w'umutwe ungana gutya ugize ngo ari kugenda ibintu arimo amawararaye bigenda hirya bigaruka. Nta kintu na kimwe yambaye. Ubujura buri hano bukaba ari ubujura ufata nk'ubw'icyitegererezo ku bintu bijyanye no kwiba amakariso n'amaboksa. Ese uyu mujura mu gihe afashwe urumva yazakorerwa iki? Usibye kumuca amatwi cyane yamuke navuga iki ni ukumukebinda n'igifu. Uyu mugabo uri hano si boksa wagira ngo bamwibye gusa, kugeraho yifuriza umuntu kuba bamuca inda. Uyu mugabo arahangayitse. Mugume imbere ya televiziyo yanyu, turashakisha uyu mujura, turamuhigisha uruhindu paka tumufashe. Uyu nguyu kandi nawe n'ubundi muturage utwemerera bose kandi noneho uturutse he? Uragerageza kurwanya itangazamakuru riberera mu mutwe. Tuza atwemereye kuduha amakuru rwose tutagoranye. Ugize ngo atwemereye kuduha amakuru tutagoranye. Umuturage mwiza rwose ufashe itangazamakuru. Sasa ikibazo turi kukubaza aka kanya ariko igihe wanze kugisubiza, ikibazo tugufitiye rwose nk'umuturage mwiza wemeye gufasha itangazamakuru, ikibazo kiri kuvugwa aha hantu cy'umujura wadutse uri kwiba utwenda two mo imbere, urakivugaho iki? Kubona nta kintu mubona mwe. Ntago ari ubwa mbere ibyo nabyumvise, ahubwo uwo muntu ni ukumushakisha. Umva, nta muntu n'uyu n'umwe muri karitsiye numva adataka ibyo bintu. Yaratuzengereje. Abaturage hano barazengereye kubera umuntu wabazengereje ngo ari kubiba utwenda tw'imbere. Uyu nguyu n'undi nawe uri kuduha ubuhamya bwe. Sasa wowe yaba yarabigukoze cyangwa nuko byumva n'abandi gusa? Rimwe gusa se ahubwo nitangaje nimba ari uko ngora wenda izihenze, nimba ari uko byanye, nimba ari umwaka umurana nawo byaranyobeye. Niyo ejo bundi nturutse kwambara niyo natiye umuntu. Ukuntu bimeze muri kano gace bigezeho umuntu none asigaye atira abaturanyi imyenda yo imbere. Ukuntu iki kibazo kimeze kirasaba abasobanuzi, turakomeza kukigaho paka tukiboneye umuti wacyo. Nimuve kuri televiziyo yanyu. Uyu nguyu nawe akaba ari umuturage duhuye nawe. Akaba arimo arashaka kurushya itangazamakuru, ariko ibyo ngibyo ntacyo biri bumare. Akaba twemereye rwose kuduha inkuru ataturuhanyijeho
reka bapigi ntabwo uzanye ntabwo wangiye iyi nkuru urayiduha ubyangu byemere aka ntabwo ukorazwe ntabwo nanjye ntabwo wangiye ehe ubwo turarara gutyo umunsi wose n'ubundi njye nta kandi kazi mbese urabona narinjye se ko njye no kwizera ujya ngo none naringiye iwabo nyamara ushatse wampa inkuru nararakara nyamara njye ntabwo inkuru yanjye ntabwo ubwo turaye hano rero ahubwo wazanye amashuka kanari okay ubwo turaharaye mwe mukomeze mudukurikirane twaharaye ntabwo nkure ko utamaye inkuru areka nyikubwire ndi kurareba akaba ari umuturage mwiza rwose yemeye gufatanya n'itangazamakuru akaba agiye kutubwira sasa ikibazo kiri aha ngaha ni ikibazo giteye gutya ngo muri kano gace hateye umujura uri kwiba utwenda two imbere tuzwi ku izina ry'amakariso n'amasutiye waba ukivugaho iki oya papi ikibazo kibaho pe kibaho cyane muri aka gace ubona ikibazo kibaho n'ubu ngubu tuvugana izo nkiranze zose barazijyana ahubwo ndibaza ntabwo agiye imyenda y'igihugu yibabogisa azikoresha iki ikintu gifatika cyangwa se cyumvikana aka kanya uwo muntu ashobora kuba akoresha boxer cyangwa ayo masutiye birumvikana ko yaba boxer yabisutiye nta na kimwe watekeramo cyangwa se ngo ujye kuvomeramo ubwo birumvikana iyo atazigurishije arazambara ahubwo ikibazo dushaka kukubaza ibyo bintu byaba byarakubayeho cyangwa nibyo wumvanye abantu urangiye reka mubwize ukuri izo ni mfite byose baratwaye barajyana ndaheba urumva ahubwo ningi nambaye niyo umuturage Jesus ye zuko papi naye ndi nambaye nasayijyana. How many times would they tell you, Mumu man, you think say they wise? Tukoresheje ijisho ry'umunyamakuru ibintu biri hano no bifashe indi ntera uyu mujura agize gutya kirigiti nkuba akinisha ibyana by'ingwe ubu tuvugana na boxer y'umunyamakuru arayijyanye. What? ubu sinzi icyo ndi busubire ku kazi nambaye cyangwa niba ndi bukomeze kugenda nabunuje. Uyu mujura agomba afatwe kuko ibi bintu akoze birateje ikibazo gikomeye cyane. Oya kabisa nibyo pe. Nimuve imbere ya televiziyo yanyu. Ayé mi tèmi bá mi. Mo gbé mo kú mo dáràn. Kama tawewe! Nami chino! Orororororo. Yeah, wait. Mubibona kandi aha tuje n'ahandi birangiye umunsi umwe ugeze wa cya gisambo 40 irageze ku gisambo cyagize gutya kikiba kigashiduka kibye na boxer y'umunyamakuru ibintu bitakabaye bibaho. Sasa tubibarize iki gisambo muri yumva gute kuba mugifasha? Ni ibintu byiza mukaza turi kumwe oyo cyankoreye cyatsi kijyana niyawe nayo ugifite sibyo nukugikosora nkagikubita akantu ko mu bihori kigata kibyumva neza mwene gatanga. Aravuze ngo nukugicunga neza kahita kubita mu kantu gutya ubundi akabara gikosoye. Sasa wowe uriyumva gute nyuma yo gufata kino gisambo? Bitewe n'ububabare mfite n'ukuntu cyanzengereje kikazengereza n'abaturage se buriya bakijyana imageragerera kwa Kabuga ntabwo cyakwiriye ahubwo nukugifata tukakivuna igufwa ry'umusatsi kugira ngo kitazongera gutekereza kujya kwiba niri na rimwe. Kabaye umuturage wano arashaka ko igisambo bakivunagura amagufa bahereye ku magufa agize umusatsi. Wowe wo hepfo urabivuga iki kuba mugifashe? Wabyihoreye na n'ubu sindanyurwa kubwanjye numvaga nagikuramo n'amara imyenda amabox yanjye yose cyarayamaze karasha kigasiga imyenda kigatwara amabox nimba cyarabuze amabox byaranyobeye nuko kivuna mu birebe. Uko mubyiyumviye namwe iki gisambo cyari cyarabajujubije ariko aho bagifatiye
igikurikiraho muracyumva ni ukugikubita kugeza impyiko zihindutse isosi. ujya gukora nta maboko ugira Akubita kwibyo we. kingana gutya Arakubita akagura iryinyo rikavamo. Dawe we. ndavuga kujya wiba Memuretse gato. Umuntu wanumye ubundi ni papi wanumye. arabeshya arabeshya Igikombe burya ni wowe watugambanira gugatuma ibyacu byarashize yena n'umwana vuga turi kumwe none ni wajya gutworezaho abajura bakaza kutwoma akazacu n'ababoksa arabeshya ntabwo dukira nabo sinagura ubudukira ariko murazi reka nze mbereke aha dore ni ibintu ababwiraga Nje nari Ndahiro Valens papi barayinyambitse